Sentence twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze aho mwerereye hose, abari mu Rwanda, abari muri East Africa, mu bihugu bitandukanye, Burundi, Uganda, Kenya ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye bya Afurika, Zambia, Zimbabwe, Mozambique n'ahandi hose muri. Turabashimiye ko mukomeza kubana natwe kandi ntabwo twakurikirwa bari muri USA, turabona ko muri kumwe natwe, UK, hirya no hino hatandukanye ku isi. Dukomeza kubashimira, komeza kubana natwe, komeza kutwereka ko muri kumwe natwe, kandi natwe twiyemeje kubagezaho amakuru atandukanye ajyanye n'ibikorwa remezo. Dusaba rero abatari bakanda subscribe kugira ngo muyikande, ubundi tugumane mu makuru yose dukomeza kubagezaho, dukomeza kuba-updatinga byinshi bitandukanye. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mushinga wo kwimura CHUK cyangwa se ibitaro bizwi nka CHUK ikava mu mujyi ikajya i Masaka, dore ko iki gice cya Masaka cyahariwe cyangwa se kigiye kugirwa igice cy'ubuzima cyangwa se health hub, dore ko hari ibikorwa bitandukanye bijyanye n'ubuzima kandi bikomeye. Twavuga ahangaha, twavuga nka IRCAD. IRCAD ni ikigo cy'Abafaransa, ikigo cy'ubushakashatsi ndetse n'amahugurwa cyangwa se no kwigisha, guhugura ku bijyanye n'ubuvuzi cyangwa se ikoranabuhanga mu buvuzi bwa kanseri ndetse n'indwara zo mu rwungano ngogozi, ibizwi nka parade digestif mu rurimi rw'igifaransa. Ndetse kandi mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa 12, Madame Jeannette Kagame nawe akaba yarashyize ibuye ry'ifatizo cyangwa se ibuye ritangira ku mushinga wiswe My Heart Center. Kikaba ari ikigo kizateza imbere ubuvuzi bw'umutima. Akaba ari umushinga witezweho kuzagira agaciro ka miliyoni 20, ariko kuzagenda ukorwa mu byiciro bitandukanye. Byinshi kuri uno mushinga tuzabategura tubagezaho mu biganiro bitaha. Iki gice rero cya Masaka ni igice cyahariwe ubuvuzi, dore ko u Rwanda rwiyemeje kuba igicumbi cy'ubukerarugendo bushingiye ku buvuzi. Kuno tubona abantu bajya kwivuriza mu Buhinde, kumva ngo abantu bagiye kwivuriza muri Kenya. Ibyo byose ni amafaranga abasohoka mu gihugu agenda ajya mu kindi gihugu. Bikaba byitezweho rero ko u Rwanda rwifuza ko abanyamahanga bajya baza kwivuriza mu Rwanda, bakaza mu bitaro byo mu Rwanda. Niyo mpamvu ibitaro cyangwa se ibijyanye n'ubuzima bigenda bizamurirwa ubushobozi, byongererwamo imbaraga kugira ngo icyo cyerekezo cy'uko u Rwanda rwaba igihugu gifite ubukerarugendo bushingiye ku buvuzi, nk'uko mu zindi domeni naho bigenda bikorwa, ndetse no mu buvuzi naho byatezwa imbere bikazamurwa. Rero iki cyanya cya Masaka kiri mu bimwe byitezweho kuba byateza imbere cyangwa se byafasha iyi gahunda yo guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku buvuzi. Gusa twe tuje kuvuga ku mushinga wo kwimura CHUK ikava mu mujyi ikajya i Masaka mu gice cyahariwe ubuvuzi nk'uko twari tumaze kubivuga, dore ko CHUK biteganyijwe ko izimuka ikava mu mujyi ikajya i Masaka, ahari ibitaro byubatswe n'Abashinwa cyangwa se byari bizwi nk'ibitaro by'Abashinwa cyangwa se ibitaro by'akarere ka Kicukiro, hamenyerewe ku Bashinwa. Ibitaro rero birimo byagurwa, umushinga wo kubyagura hongerwamo imbaraga cyangwa se hongerwamo izindi nyubako kugira ngo ibitaro bibashe kuba ibitaro by'icyitegererezo, ibitaro bya kaminuza, dore ko CHUK ari ibitaro bya kaminuza bitanga ubuvuzi, ariko kandi bigakorerwamo n'icyo twakwita nk'uburezi cyangwa se imenyerezamwuga, kwigiramo. Abanyeshuri bari kwiga ubuvuzi bakaza gukoreramo amasomo amwe n'amwe kugira ngo barusheho gukarishya ubumenyi. Rero ibitaro bya Masaka cyangwa se ibitaro by'akarere ka Masaka ka Kicukiro bizahabwa imbaraga, dore ko hari kubakwamo inyubako. Nk'uko mubibona ku mafoto, harimo inyubako zirimo duheruka umushinga ugiye gutangira, rero waratangiye. Murabona ko inyubako zigeze kure, ibikorwa birarimbanyije, irimo irakorwa n'Abashinwa, dore ko biri kubakwa ku nkunga ya leta y'Ubushinwa. Biteganyijwe ko bishobora kuzatwara asaga miliyoni 100 z'amadolari. Imirimo ikaba yaratangiye mu kwezi kwa mbere kuno mwaka wa 2023, ikaba biteganyijwe ko izarangira muri 2025. Rero CHUK byemejwe ko izimurirwa i Masaka mu mwaka wa 2018, dore ko aribwo byatangajwe, dore ko inyubako za CHUK zari zishaje, dore ko zubatswe mu mwaka wa 1918, ariko ikaza gutangira gutanga serivisi mu mwaka wa 1928, ariko icyo gihe n'ubundi byari bikiri ku rwego rwo hasi, serivisi ziri ku rwego rwo hasi. Mu mwaka wa 1994 rero nibwo byatangiye kwitwa ko ari ibitaro, bitangira gutanga serivisi zo ku rwego rw'ibitaro. Minisante itangaza ko ibitaro bizaba bifite ibitanda bigera kuri 800
37, dore ko CHUK yari isanzwe rifite ibitanda 400, ndetse ibitaro bya Masaka bikaba bisanzwe byari bifite ibitanda bitageze ku 100. Urumva ko ibitanda bizabashe kuzamuka ku buryo byakwakira abarwayi benshi, kandi bikaba bizafite ubushobozi bwo kwakira abarwayi 2,000 ku munsi. Urumva ko bizafite imbaraga cyangwa se bizafite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru, ko hari n'indwara cyangwa se serivisi zimwe na zimwe bitabasha kwakira bizaba bishobora kwakira cyangwa se gutanga, bitewe n'uko inyubako zari zishaje, biri ahantu hatoya hatisanzuye, dore ko ibi ngibi biteganyijwe ko bizubakwa kuri hegitari zisaga 8.2. Urumva ko bizaba ari ibitaro byisanzuye, biri ahantu hisanzuye, bibasha kuba byakorerwamo. Hari abibajije bati se ibitaro bya Masaka n'ibihindurwamo CHUK, ubwo ibitaro by'akarere ka Kicukiro bizagenda gute? Dore ko ibitaro bya Masaka cyangwa se bino bitaro twita iby'Abashinwa byari ibitaro by'akarere byo ku rwego rw'akarere ka Kicukiro, ubwo n'ibihindurwa CHUK bizarangira gute? Gusa Minisitiri Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko ibitaro n'ibihindurwa CHUK, akarere ka Kicukiro kazashakirwa indi alternative, kuko akarere kagomba kugira ibitaro byo ku rwego rw'akarere. Naho abibaje CHUK nihava hariya mu mujyi ikibanza gizasigaramo iki, nabyo batangaje ko bizashakirwa ikindi cyakwimukiramo, gusa ntabwo hari hatangazwa ikizakorerwamo, dore ko iriya karitsiye ibitaro bya CHUK birimo tuhabona hazamurwa imiturirwa umunsi ku wundi, ko bwije n'uko bukeye. Bivuze ko hariya naho ko byagenda kose hazazamuka inyubako cyangwa se indi mishinga ijyanye n'icyerekezo cyangwa se y'iterambere bijyanye n'akariya gace, dore ko ari agace karimo amahoteli menshi cyangwa se ibindi bikorwa bitandukanye byo ku rwego rwo hejuru. Inshuti bakunze ba Disentensi rero turabashimiye komeza kubana natwe, tubasaba kwanda subscribe batari bayikanda, kandi tubizeza ko tuzakomeza kubagezaho amakuru ajyanye n'igihe, amakuru ari update, amakuru abagezaho byinshi bitandukanye. Murakoze, ibihe byiza, bye bye, ciao ciao.